Dufate Bibiliya zacu, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 3 ku murongo 17-18. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Hano Pawulo aravuga ku bijyanye n'isano rya kera n'isano rishya. Isano rya kera avuga ku bijyanye na Mose. Ngo iyo usomye Mose, aravuga ngo iyo usomye isano rya kera, iyo usomye isano rya kera ngo uba ufite umwitwikiro mu maso, mu mwuka. Niko iki gice nicyo kivuga. Ariko ngo mubyumve neza, reka tufate umwanya tusome iki gice cyose, niyo muza kumva neza ibyo ari byo. Mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza, cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe, cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka? Nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urw'abantu bose bamenya bakarusoma. Kandi koko biragaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe, rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Ibyo ni byo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo ni ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari uk'umwanya muto gusa kugashira. Nkanswe imitegekere y'umwuka, ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro? Niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe imitegekere itera gukiranuka. Kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere butagisa nk'aho ari ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'iyaje hanyuma. Nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kubw'ubwiza bw'iya kabiri, noneho igumaho n'izarushaho cyane kugira ubwiza. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro, tuvuge dushize amanga cyane. Ntitumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he, kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu, ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Hano turabona abantu babiri bahagarariye amasezerano abiri. Uwa mbere ni Mose, ahagarariye isezerano rya kera. Uwa kabiri ni Kristo, ahagarariye isezerano rishya. Mbere ko tugaruka hano, rero twatangiye rero isomo nyirizina, urugendo rwishyurirwa, le chemin de la révélation. Mu Baheburayo baratubwira Mose na Kristo, umva ko bavuga
ibice bitatu abaheburayo ku murongo wa mbere kugeza ku gatandatu niyo tuza kumva neza ari mu Bakorinto wa kabiri ibice bitatu. Nicyo gituma bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura, ukiranukira iyamutoranije nk'uko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose. Kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kirusha icya Mose, nk'uko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi koko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose nk'umugaragu, kugira ngo abe umugabo wo guhamya ibyajyaga kuvugwa hanyuma. Ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Amen. Amen. Mwabyumvise? Hano bariho barakompara, bariho barafata Kristo na Mose. Ngo Mose yari umugaragu. Yari umugaragu. Amen. Yari umugaragu mu nzu y'Imana. Ariko Kristo ni umwana mu nzu y'Imana. None itandukanye ry'umugaragu n'umwana niri. Ni Yesu abivuga muri Yohana. Bibiliya ifite ibisubizo byose. Yesu arabivuga muri Yohana 8. Amen. Yohana 8 arabivuga umugaragu n'umwana aho batandukaniye. Mwageze Yohana 8 34 35. Mwumve iby'umugaragu n'umwana. Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata niba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Amen. 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 Umugaragu ni umugaragu, umwana ni umwana. Umugaragu ashobora kuva hano akajya kuba umugaragu ahandi, ariko umwana ntabwo bishoboka, aguma ari umwana mu rugo rwa se. Amen. None Mose ngo yari umukozi, il était serviteur, yari navuze ko yari bamwise gute? Umugaragu. Serviteur, esclave, c'est différent. Yari servant, yari umukozi. Amen. Moïse était serviteur dans la maison. Amen. Niko twasomye sibyo? Ko buri jambo rifite icyo rivuga. Mose, voilà. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pas comme esclave. Mose, ese inzu y'Imana ivuga hano ni ubwoko bwa Isirayeli. Mose mu bwoko bwa Isirayeli yari umugaragu w'Uwiteka, ariko rero muri sanse yari umukozi w'Uwiteka. Amen. Niwe yahawe buriya bwoko kugira ngo abujyane mu rugendo azarugeze mu gihugu cy'isezerano, arucungure mu nzu y'uburetwa ya Farawo Egiputa, azarugeze mu gihugu cy'isezerano i Kanani. Isano rya kera rero Mose hano niwe urihagarariye, sibyo? Baravuga ngo rero isano rya kera ryari ry'inyuguti. Ryari inyuguti. Kandi ngo inyuguti ntihesha ubugingo, inyuguti irica. Kubera iki? Siko twasomye? Inyuguti irica. Abakorinto 2:3 twabisomye. Inyuguti irica. Inyuguti bivuga hano ni amategeko. Inyuguti irica. Kubera iki? Kubera icyo Paulo avuga mu Baroma 7. Abaroma 7. Amategeko ni meza, ariko yampindukiriye ayanyicisha
7:14, amen, ugere kuri 21. tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho si njye nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, si njye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Amen. Mwumvise ko amategeko ari mabi? Oya, amategeko y'Imana ni meza, ariko nubwo ari meza, niyo yatumye menyeshwa ko ndi umunyabyaha, nkwiye guhanwa. Murayumva? Ahatari amategeko nta cyaha kibaho. Menya icyaha kuko amategeko yabimbwiye. Ese murabyumva? Kuko nk'amasosiyete ya kera cyangwa amasivilizasiyo ya kera batigeze bahura n'amategeko ya Mose. Kuri bo ubusambanyi ntabwo ari icyaha, kuko nta mategeko bafite abibabwira. Murabona? Itegeko ni ryiza, ariko riraza kukwereka icyaha n'ingaruka zacyo. Ibi ni byo biri no mu bihugu, muri byo bita code penal, amategeko mpanabyaha. Nta mucamanza n'umwe, nta n'umushinjacyaha n'umwe ashobora guhimba icyaha kitateganijwe muri code penal. Wanyibise? Ari bita code civile. Amategeko mboneza mu bantu siniko babyita. Hari droit civil. Droit civil akaba irimo amasezerano, amakontra n'iki byose. Umucamanza arafite ubwinyangamburo bwo kuba yaruca uko abyumva. Mwibise? Ibi bitateganijwe n'itegeko. Turagaruka ku mategeko ya Mose. Nuvuga ngo umucamanza iyo ari imbere y'urubanza rutari urubanza mpana byaha, wabibise? Nuvuga ngo abafite ubwinyangamburo bwo kureba ibitateganywa n'amategeko, sibyo? Ntibiteganywe n'ahantu na hamwe byanditswe, ashobora gukoresha umutimanama. Niyo bita l'intime conviction du juge, umutimanama. Ariko iyo ari imbere y'urubanza mpanabyaha, akwiye kuvuga ngo dushingiye ku itegeko mpanabyaha, ingingo iyi n'iyi. Uvuga ngo code penal, itegeko mpanabyaha, sibyo? Riteganya icyaha n'igihano cyacyo. Kubera iki? Kuko nibarekera gusa uriya mujije umudendezo afite mu mbonezamo mu bantu, sibyo? Mu mibanire y'abantu n'ibintu, noneho akakira urubanza uko abyumva, bifite ingaruka, kuko hari amategeko aguhanisha burundu. Nimwaze niba kwibeshyaho bakaguhanisha burundu, kuko umuntu gusa yahawe uburenganzira bwo gukoresha uko abyumva, cyangwa mu bihugu gifite igihano cy'urupfu, bakakira urubanza
bw'urupfu nonse baza kuzura niyamara kumva ko bibeshye ntibaza kuzura. Muri Amerika mu ma leta yaho ko bariho leta 50 zigize leta za Amerika, hariho amaleta agifite igihano cy'urupfu. Hari igihe bakatiraga umuntu igihano cy'urupfu, bamara kumwica nyuma bakazasanga baribeshye, bagasanga yari umwere, none se bamuzura. Ibyo byagiye biba si rimwe si kabiri. Amen. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo hakinishwa urubanza mpana byaha. Ni ukuvuga ngo code penal ikwiye guteganya icyaha n'igihano cyacyo. Umucamanza ntakwiye kujya ku ruhande ngo ahimbye ibi byaha noneho ngo wowe rero turabona icyaha wakoze niki. Akwiye kwerekana aho amategeko yagiteganije. None se ayo mategeko ni mabi? Ni meza, ariko niyo akumenyekeje kuri nyabyaha kandi ukwiye guhanwa. Nibyo Mose nako niyo Paulo avuga, nabaye ingero by'amategeko yo mu isi uko akora. Amen, haleluya, amen. Hari droit civile igenga abantu n'ibintu, hariho na droit penal igenga ibyaha n'ibihano byabyo. Amen. Ntabwo rero ashobora guhimba ibyaha bitateganijwe n'itegeko. Ni ukuvuga ngo droit irevuriwa, amategeko arevuriwa. Nk'ubu turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, hari ibyaha bikoreshwa ikoranabuhanga, kera ridahari nta mategeko yigeze ateganya ibyo. Ubu rero abanyamategeko ku isi bagenda badapta amategeko bikoranye n'iterambere bagezemo. Ubu hari abantu bakora ibyaha bakoresheje ikoranabuhanga, internet. Ibyo rero ntabwo byigeze biteganywa mu gihe internet yari itarabaho. Vuga ngo rero bariya rero bacamanza n'abashinjacyaha, amen, n'abagenzacyaha bose bahuye mu mategeko mpanabyaha n'ibyaha bikorwa kuri internet, babura aho bashakira icyaha n'igihano cyacyo, kubera yuko igihe bandikaga internet ntiyari ihari. Uro ibihugu byose biyo biradapta rero amategeko yabo mpanabyaha kugira ngo ajyane n'igihe. Ibyo mwabikwiye. Amen. Mukwiye kumenya ibyo Mose nako Paulo avuga hano. Aravuga iki? Aravuga ko amategeko ni meza na y'umwuka, ariko yewe ndi imbata y'icyaha. Nsanga rero amategeko nubwo ari meza niyo ansindisha, kuko ahatari itegeko ribuza ikintu nta cyaha gihaba. Mu myaka 10 iri imbere hazaba ubundi bwoko bw'ibyaha tutazi uyu munsi. Rero umulegislateur bariya bo mu nteko ishinga amategeko bazahita bicara bongere batore amategeko ajyanye n'ibyo byaha bishya, kugira ngo amategeko agendane n'ibihe. Kuko ntibashobora kuguhana nta tegeko rihari kandi rikavuga n'igihano baguhanisha. Vuga ngo societe igenda yevuriwa n'amategeko akugenda yevuriwa agenda ajyanye n'ibihe. Itorero n'ahantu kwigisha abantu byaba iby'ijuru mbere na mbere n'ibyo mu isi uko bakwiye kwitwara kugira ngo baheshe Imana yawe icyubahiro. Ntabwo ari ahantu gusa baguye ngo ujya mu ijuru. Kwe no kwiga, barakwigisha. Imana ishimwe. Hari n'igihe ushobora kuba warize nabi, ndavuga ibyo mu isi, ukaba warize nabi, noneho mu itorero baraguha ubumenyi nyabwo. Imana ishimwe. Ushobora kuba utigeze ugira amahirwe yo kuvuka mu muryango kurere, bwa burere yita education de base, ko ntukwiye kurya udakarabye intoki, ntukwiye kwimusha gutya usige hariya.
ibyo ntago babyigisha kuva mu rugo, umwana agakura amaze kubimenya. Wabizi ni ukwiye kumufata ku munwa ufata n'ibintu. Ibyo rero bikwiye kwigishwa mu rugo, ariko hari umuntu rero atigeze agira ayo mahirwe yo kuba mu rugo rushobora kumwigisha ibyo. Iyo amaze gukura rero biramukurikirana, ugasanga arakuze ariko uramubona sibyo kandi akuze. None se wumva ari biki? Abuze iki? Abuze education de base. Mu itorero rero ni ngombwa hakwiye kuba iyo rattrapage kugira ngo yigishwe ibyo atigeze, kuko yabaye umwana w'ubwami kandi arategurwa kuzima. None azima agira bishoboka. Akwiye kuba ari umuntu yujuje profil eshatu: profil spirituel, kuko afite igiharo cyo mu mwuka kizima; profil moral, ari umuntu afite ibitekerezo bizima, imitwaro mizima. Amen, haleluya. Na profil intellectuel, akwiye kuba afite nibura des connaissances de base, ibintu by'ibanze. Imana ishimwe. Amen. Iyo wabyumvise hano, mwumvise icyo bavuga hano? Ngo amategeko ni meza, ariko nubwo ari meza, niyo yamenyekanishije ko ndi umunyabyaha, kuko ndi uwa kamere. None amategeko ya Mose, amen, amategeko ya Mose, aho kugira ngo azane ubugingo, yazanye urupfu. Muribuka wa mugabo yagiye gutora udukwi ku isabato? Byagenze gute? Baramufashe. Mose ajya kubaza Imana, gire gute? Kandi amategeko yari amaze gutangwa, ku isabato kirazira. Imana yamubwiye iki? Bamusonere, bamutera amabuye apfe, kuko niko amategeko avuga. None se ayo mategeko yaje kugira ngo amere nabi? Oya, yatanzwe, amategeko ni meza, ariko wagira ngo abe meza yaramwicishije. Mwayumvise? Niyo mpamvu rero twasomye mu Bakorinto wa 2 ibice 3 ngo amategeko Pawulo yavuze Abaroma 7 ngo amategeko n'ay'umwuka, ako je ngasanga nduwe wa kamere. Hanyuma mu Bakorinto wa 2:3 batubwiye iki? Batubwiye ngo amategeko niyo yanyishishije, niyo yatumye mpfa. Abakorinto wa 2:3 bari bavuga amategeko y'Imana. Mwabyumvise? Ntabwo ari amategeko y'ibihugu, amategeko y'Imana. Murongo wa 7: Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, katujyane. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose, à cause de la gloire de son visage, kubwo kurabagirana ko mu maso he, bien que cette gloire fût passagère. kandi ko ari uko umwanya muto gusa kugashira. Nimwumva se? Babyise mu Kinyarwanda ngo ni imitegekere, ni ministère. Ni ukuvuga ngo umurimo w'amategeko hano Pawulo yawise umurimo w'urupfu, le ministère de la mort. Ese murabyumva? Iyo batavuga ko sabato ikwiye kubahirizwa, uriya mugabo yagiye gutora udukwi ku isabato ashaka guteka, amen, ntabwo yari gupfa. Kubera ko yapfuye itegeko. Iyo ritahaba ntiyari gupfa. Urabyumva?
kuko hari itegeko ryari ryatanzwe ku isabato ibikwiye gukorwa n'ibidakwiye gukorwa, noneho ararenga arapfa. Kuko haranditswe ngo uzumvira amategeko yose akayashyira mu bikorwa azabeshwaho nayo. Uzumvira amategeko akayashyira mu bikorwa azabeshwaho nayo. Kandi byagaragaye ko abanyamubiri yarabananiye. Nimba yarabananiye rero, aho kubeshwa nayo azabicisha. Azabicisha. Umurongo wa 9. Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe itera gukiranuka. Amategeko, igihe cy'amategeko bacyise umurimo utera urupfu. Bavuze ngo imitegekere y'urupfu. Cyo cya mbere kiranga amategeko. Icya kabiri babyise le ministère de la condamnation. Ni ukuvuga ngo imitegekere iduciraho iteka. Byose niki? Ingoma y'amategeko. Mukurikire bandugu yangu, kuko hano mwaje kwiga no gusenga. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ingoma y'amategeko bayivuzemo amagambo abiri, ngo ni imitegekere izana urupfu. Kuko iyo amategeko adatangwa ntiwamenya icyaha. Okay? Kubera yuko rero icyaha ari amategeko agiteganya, hateganijwe n'igihano. Ngo uzakurikiza amategeko agashyira mu bikorwa azabeshwaho nayo. Natayashyira mu bikorwa yose ngo ayumvire, ahubwo ngo amubesheho, ahubwo azamwicisha. Cyo ni kimwe. Icya kabiri ngo ingoma y'amategeko ngo ni imitegekere yo kuzana urubanza yo gucirwaho iteka. Kuko sinari gucirwaho iteka nta amategeko adahari. Amen. Nuvuga ngo urupfu, kuko amategeko yaraje arambwira ngo uzakora ibi azapfa. Gucirwaho iteka, ko amategeko aravuga ngo uzakora ibi azacirwaho iteka. Le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Ibyo nibyo biranga amategeko. Amen. Rero ikindi nacyo ngo Mose ariwe ahagaze mu cyimbo cy'amategeko. Igihe yavuye kubonana n'Imana nyuma y'iminsi 40 ari kumwe n'Imana, yaje mu maso ye harabagirana. Nibyo bita ubwiza bw'imitegekere y'amategeko. Okay? Kuko Mose ahagaze mu cyimbo cy'amategeko. Ariko ngo ubwiza yazanye ntabwo bwakomeje kubaho. Ariko abisirayeli barabonye, noneho bitwikira, Mose yitwikira mu maso kugira ngo abashe kubegera. Ariko ntabwo yitwikira igihe cyose. Hageze igihe avanaho umwitwikiro, kuko ubwiza bwari bwagiye. Wajibise? Rero ngo buriya bwiza bwa Mose butamaze igihe kirekire, ngo bwerekanaga ko ubwiza bw'amategeko buheshwa n'amategeko kuba yumvira, sibyo? Nubwo byagoye ko bayumvira, ngo n'ubwiza bw'agateganyo bw'igihe gito, gloire passagère. Ese birumvikana? Amen. Nuvuga ngo n'amategeko nayo afite ubwiza bwayo, ariko ngo n'ubwiza bw'igihe gito. Twibonera kuri Mose ahagarariye amategeko. Buriya bariya abantu bajya dini bajya bitwikira gutya mu kujya mu nsengero, urababona bajya ngo rero barakora nka Mose. Sinzi ko bafite ubwiza, murababona bo bitwikira nka Mose. Kandi Mose ngo yitwikire kubera ko abisirayeli baramutinye, kuko yavuye kubonana n'Imana afite ubwiza bw'Imana. Ariko buriya bwiza ntabwo bwahozeho, nako ntabwo bwatinze.
hageze igihe rero burashira. Noneho hano ikitushishikaje ni iki? Bashaka kutubwira rero imitegekere y'umwuka, ingoma y'umwuka, isezerano rishya. Ngo twebwe rero ntabwo turi mu mitegekere y'amategeko izana urupfu no gucirwaho iteka. Turi mu mitegekere y'umwuka. Umurongo w'umunani. nkanswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Amen. Imitegekere y'umwuka izana ubwiza n'icyubahiro. Imitegekere y'umwuka ni iyihe? Ni isezerano rishya. Ngo Kristo ni mukuru kurusha Mose. Ngo Mose yari umukozi mu nzu y'Imana, Kristo ni umwana mu nzu ya se. Amen. Ngo na bugingo n'ubu iyo basomye Mose, iyo basomye isezerano rya kera, ngo bamutwikiro ubuhari. Igihe cyose abantu badahindukira umwami Yesu Kristo ngo bamwizere, baguma bahumye mu buryo bw'umwuka, kuko bafite wa mutwikiro. Amen. Abantu bose batarahindukira Yesu ngo bamwizere mu buryo bw'umwuka bafite voile, bafite umwitwikiro. Mu by'umwuka barahumye. Niyo mpamvu abayuda nk'ishyanga, uretse umwe agenda akizwa nka Pawulo, nka Petero n'abandi, ariko abayuda nk'ishyanga baracyafite umwitwikiro, kuko bo baracyari mu isezerano rya kera, baracyari mu mitegekere y'itegeko izana urupfu no gucirwaho iteka. Hariya kuri 14. ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Amen. Amen. Igitwikiro cyakuweho na Kristo. Ingoma ya Kristo, haleluya, imitegekere y'umwuka ariyo ngoma ya Kristo, ariyo iranga ingoma ya Kristo, ariyo isezerano rishya, niyo ivanaho uwo mwi bavutari le voile, gitwikirizo. Soma nuze numva. Ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba igitwikirizo. Icyo gitwikirizo rero kivaho iyo umuntu ahindukiriye Kristo, akizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubwami bw'Imana. Aho niho igitwikirizo kivaho. Kubera iki? Kubera ko Kristo ngo umwami ni umwuka. Umwami ni umwuka. Mose azana inyuguti, Kristo azana umwuka. Kandi ngo aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Amen. Aho amategeko ari, amen, nta mudendezo. Ndavuga amategeko ya Mose, kuko nta mudendezo yigeze azana amategeko, ahubwo bahoranaga ubwoba. Kuko bakubwiye ngo hari urugendo utakwiye kurenga ku isabato, ikilometero kimwe, nurenga n'intambwe imwe, imijugujugu. None se wumva ugendana amahoro? Ugendana ubwoba? Ngo aho umwuka w'umwami ari niho hari umudendezo. 17. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Amen. Aho umwuka w'umwami ari niho hari umudendezo. None wowe uri ku ngoma y'inyuguti cyangwa uri ku ngoma y'umwuka? Nimba nta mudendezo ufite mu byo witaga kiza, wowe ntabwo uri ku ngoma y'umwuka. Urebe neza, ushobora kuba utari no ku ngoma y'amategeko, ahubwo wibereye ku ngoma y'ibitekerezo byawe. Aho umwuka w'umwami ari niho hari umudendezo.
kuko umwami ni umwuka. Isano rishya ni ingoma y'umwuka. Aho umwuka w'umwami ari niho hari umudendezo. Nidusubire mu magambo. None nimba udafite umudendezo, urebe uri kuyihe ngoma. Ushobora kuba uri ku ngoma y'amategeko y'idini, cyangwa sinayo uri ku ngoma y'ibitekerezo byawe cyangwa ibitekerezo by'abantu. Muribuka kingdom mindset, imitekerereze y'ubwa izana umudendezo, kuko ni imitekerereze y'ingoma y'umwuka. Hanyuma dufate iminota 5 twitekerezeho, tubacari kuri ya jambo ngo igira umuhengeri. Turi mu nzira yo guhishurirwa. Gukurikira Yesu ni inzira yishurirwa. Haleluya. Turaza kubibona. None wowe urashobora kuba warakwamye handi ku nkombe, ubwato bwawe ntibugeze buhava, ubuzima bwawe bugeze buhava. Kubera iki? Kuko wowe ntabwo uri mu mitekere y'umwuka, ntabwo uri ku ngoma y'umwuka, wibereye ku ngoma y'idini cyangwa ku ngoma y'ibitekerezo byawe cyangwa ibitekerezo by'abantu. Fata iminota 5. Tekereza ubukristo bwawe, uri kuyihe ngoma? Kuko ikiranga ingoma y'umwuka ni umudendezo, atari gukora ibyaha. Umudendezo, kunezerwa Imana no kwishimira kuba warababariwe ibyaha byawe, no kwishimira ko wavuye mu rufuka uri mu bugingo, no kwishimira ko Imana ikuzi nk'umwana wayo, no kwishimira yuko izina ryawe ryanditswe hehe? Mu ijuru. Ibi byose bizana umudendezo. Imana ishimwe. Ariko abantu benshi sinzi ko umudendezo bawuzi, niyo mpamvu bareba ukareba bite byabo. Murabona ko agakiza ni kagari. Abantu benshi baribeshye. Abantu bazi ko agakiza kari redwi yo kuza mu masengero gusa bagenda. Agakiza karimo inyanja yishurirwa. Harimo ibintu byinshi. Nimwibaze kuva aho twatangiye twigaguza uno munsi, turakigaguza uno munsi, umubaza arenda garuka tukiga. Ariko ikibazo se turabyumva, turashyira mu bikorwa? Aho nicyo kibazo gihari. Tufate iminota 5.